Sibo uyu muntu wanyambuye ubona nubwo ashobora gutekereza ku mafaranga yanjye namuhaye. Ndagenda buri munsi nkasanga ngo wapi, namubwira ati rega uzaze ejo nabigenza ne bose nzajya kumuregara. Ariko hari ikintu kimwe nibutse, ushobora guhamagara kuri MTN nkabwira bakabimbwira, cyangwa se nzajya kumuteza bisi bahamagara kuri MTN manze mbabaze numve. Yego nibyo, siko kuko ari byo. Halo, ni kuri MTN? Amazina yanjye nitwa Chris Benjamin. Nari mfite ikibazo, hari umuntu rero wanyambuye amaranye amafaranga yanjye iminsi myinshi, none nagira ngo mundebere kuri mobile money ye niba ayo mafaranga yafiteho ayame, kuko ni 2,000 kandi yarabinyambuye kandi bimaze amezi 3. Mwandeye kuri mobile money ye niba bishoboka mukayampa ko ayo mafaranga nyashaka. Mundebere yego rwose mundebere. Murakoze cyane, murakoze. Mukanya ndabahamagara muze kumbwa ko mwayabonye, uko mwayabonye muri yanyoherereza. Yego murakoze. Nta kindi kibazo nicyo ngicyo cyonyine. Yego. Uziko bya bintu biri bukunde noneho. Nayariye.